muhawe ikaze mwe mudahwema gukurikirana Eva TV umunsi ku wundi. Ngira ngo nkuko mumaze kubimenyera abo dusanganwe, tumaze iminsi turi ku gitabo cy'umugenzi. Ni inkuru iryoshye cyane, ni inkuru igaragaza urugendo rw'umukristo ari muri isi kuzageza ageze i Siyoni. Kandi ni inkuru wowe mukristo ndetse nawe utarakizwa wakuramwe amasomo menshi yagufasha kuzasoza urugendo amahoro. Ubushize duherukana umugabo wacu umukristo ari kumwe n'undi witwa Musobanuzi. Ni umugabo koko nk'uko izina rye ribivuga, yamusobanuriye byinshi cyane byazatuma akomeza urugendo ndetse bimukomeza muri uru rugendo, binamufasha muri uru rugendo. Mbega mukristo yarungutse cyane, ngira ngo namwe mwabyumvise mwungutse byinshi. Rero turakomeje, duherukana Musobanuzi amusobanurira ibindi byinshi, amujyanye ahandi hantu ashaka kumusobanurira ibindi byinshi cyane. Mbese ni ibihe, mbese biraza kumufasha iki mu rugendo? Nanjye mfite amatsiko kandi nawe ndabizi ko uyafite. Rero uze gusoza iki kiganiro muze kuryoherwa. Umwanditsi w'inkuru akomeza atubwira ngo maze ndota Musobanuzi yongeye gufata ukuboko Mukristo amujyana ahantu hari umuriro waka mu nkike y'amabuye. Mbona umuntu uhagazeho udatuza kusukamo amazi menshi ngo awuzimye, ariko umuriro ukarushaho kwaka cyane. Mukristo arabaza ati ibise byo kandi bisobanurwa bite? Musobanuzi ati uyu muriro ni umurimo ubuntu bw'Imana bukorera mu mitima yacu. Usukamo amazi ngo awuzimye ni Satani, ariko igituma umuriro ukomeza kwaka nubwo usukamo amazi ndakikwereka. Rero ngwino urebe. Nuko amujyana inyuma y'inkike, asanga undi muntu ufite imerezo y'amavuta akajya yasuka mu muriro rwishwa. Mukristo ati noneho si ibyo bisobanurwa bite? Musobanuzi ati uyu rero ni Kristo udatuza gukomeza umurimo watangijwe gukorerwa mu mitima yacu, awukomeresha amavuta niyo buntu bwe. Nuko nubwo Satani arimanira cyane konona imitima y'abantu ba Kristo, ikomeza kuzura ubuntu bwe. Kandi urareba ko uyu muntu ahagararira inyuma y'inkike kugira ngo akomeze gucana umuriro. Ibyo ni ukukwigisha yuko abageragezwa turushwa no kumenya uko uwo murimo w'ubuntu bw'Imana ukorerwa mu mitima yacu. Nuko kandi Musobanuzi yongera gufata Mukristo mu ntoki amujyana ahantu heza hubatswe inyumba nziza cyane. Mukristo yishimishwa no kuyireba, kandi hejuru yayo abonaho abantu bagendagendaga bambaye imyenda y'izahabu. Nuko Mukristo aramubaza ati twakinjira? Musobanuzi amujyana bugufi bw'urwuri, asanga abantu benshi baruhagaze iruhande nk'abashaka kwinjira ntibabihangare. Kandi bugufi bw'urugi hari hicaye umuntu ufite ameza imbere ye ariho igitabo n'icupa rya wino ngo yandike izina ry'uwinjira wese. Kandi mu muryango hari hahagaze abantu benshi bawurinda bifurebye ibyuma, bafite intwaro biteguye gukomeretsa uko bashobora abashaka kwinjira. Nuko Mukristo abibonye aratangara. Nyuma abantu bose bashubijwe inyuma no gutinya bafite intwaro, Mukristo abona umuntu w'intwari yegera uwo mwanditsi aramubwira ati umutware andika izina ryanjye. Nuko araryandika, maze uwo mugabo akura inkota, yambara ingofero y'icyuma, atwaranira mu bafite intwaro. Baramukubita cyane ntiyakuka umutima na hatoya, atangira kubakubita inkota cyane nk'umunyamaboko. Nuko amaze gukomeretsa inguma nyinshi abashaka kumubuza ndetse no gukomeretswa izindi nyinshi, nabo abacamo bose yinjira mu nyumba. Uwo mwanya humvikana ijwi ryiza ry'abagendagendaga ku ipfundo ry'inzu bati injira mugenzi, ugororerwe ubugingo budashira wabikiwe. Nuko arinjira, bamwambika imyenda nk'iyabo. Mukristo aramwenyura aravuga ati ngira ngo menye icyo bisobanura. Maze aravuga ati reka ngende. Musobanuzi aramusubiza ati buretse mbanze nkwereke n'ibindi bike ubone kugenda. Nuko yongera kumufata mu ntoki amujyana mu nzu irimo umwijima, harimo umuntu wicaye mu kazitiro k'icyuma. Uwo muntu agaragaje umubabaro mwinshi, yicaye yiyunamiye yitangiriye itama, asuhuza umutima cyane nk'uwenda gupfa. Nuko Mukristo arabaza ati ibise byo kandi ni ibiki? Mbese byo bisobanurwa bite? Musobanuzi aramusubiza ati mubaze arakubwira. Mukristo abaza uwo mugabo ati urute umeze ute?
uwo mugabo aramusubiza ati nduko ndi kera. Mukristo aramubaza ati se kera wari umeze ute? uwo mugabo ati nari umuntu wibwiraga ko ndi umukristo kandi nitaga intungane, n'abandi niko banyitaga, nibwiraga ko ntunganye kandi ntunganiye kujya mu rurembo rwo mu ijuru, mwishimira kwibwira yuko nzasohorayo. nuko Mukristo ati none se ni iki cyaguteye kumera gutya? Mbese ubundi umeze ute? uwo mugabo ati none ndi umwihebe, nzitiwe no kwiheba nk'uko nzitiwe n'aka kazitiro, simbasha gusohoka ndetse sinyibasha kuva muri aka kazitiro. nuko Mukristo aramubwira ati mbese nsubiza niki cyaguteye kumera gutyo? uwo mugabo ati nuko naretse kuba maso no kwirinda, nakundiye kwifuza kwanjye no kujyana aho gushaka uko kwifuza. yari ari kuvuga ngo yakomeje kwifuza kujyanwa naho kwifuza k'umubiri kwamujyanaga. arakomeza akavuga ati nakoze ibyaha by'ibyitumamanano byo kugomera umucyo w'ijambo ry'Imana no kugira neza kwayo, nababaje umwuka wera, aragenda dore sinyimufite. nihamagariye rwose Satani araza ambamo, narakaje Imana irandika, ninangiye umutima uburyo butuma nakibasha na hato kwihana. Mukristo abaza musobanuza ati mbese uyu nta cyiringiro na gike asigaranye? musobanuzi aramusubiza ati komeza umubaze. Mukristo abaza uwo mugabo ati nta cyiringiro gifite na gike yuko utazarindirwa iteka muri ako kazitiro kwiheba? uwo mugabo ati rwose ntacyo. Mukristo ati kuki? umwana wishimwa si umunyembabazi nyinshi? uwo mugabo ati namwibambiye ubwa kabiri, naramusuzuguye rwose, nasuzuguye gukiranuka kwe, nakerenseje amaraso ye, nahemuye umwuka utanga ubuntu. ubwo nakoze ibyo nivukije ibyasezeranijwe byose, nshigaje amagambo ateye ubwoba bwinshi avuga gucirwaho iteka, kutazabura kumbaho n'umujinya w'umuriro w'inkazi uzanjya, kuko ndi umwanzi w'Imana. Mukristo ati ibyaguhindura kumera utyo wabikoreye kugira ngo ubone iki? uwo mugabo ati nabikoreye kugira ngo maze kwifuza kw'isimbo n'ibinezeza byayo n'indamu zayo, nibwiraga yuko nzabibonamo kwishima no kwinezeza kwinshi, ariko none ibyo byose bindya nk'inyo kandi bimbabaza nk'umuriro. Mukristo ati ariko noneho ntiwabasha guhinduka se ngo wihane? uwo mugabo ati Imana yankuyeho kwihana, ijambo ryayo nirimpumuriza yuko mbasha kwizera, ndetse ubwayo niyo yamfungiye muri aka kazitiro k'icyuma, abantu bose bo mu isi ntibashobora kunkuramo. mbonye ishyano ni ukuri. kwibwira iby'igihe kidashira kurambabaza, nzihanganira n'imibabaro izambabaza mu gihe kidashira. musobanuzi abwira Mukristo ati rero ujye wibuka uko uyu muntu ari, akubere akabaro iteka ryose. Mukristo ati ibyo rwose biranyishije, Imana imfashe kuba maso no kwirinda ndetse no gusenga, nzibukire impamvu y'umubabaro w'uyu muntu. ariko mutware, noneho igihe cyo kugenda ntikiragera? musobanuzi ati buretseho hato mbanze nkwereke ikindi kimwe ubone kugenda. nuko yongera gufata Mukristo mu ntoki amujyana mu yindi nzu irimo umuntu wabyukaga ku buriri kandi acyambara, yahindaga umushyitsi agatengurwa. Mukristo arabaza ati ni iki gihindisha uyu muntu umushyitsi? musobanuzi amutegeka kubwira Mukristo impamvu zabyo. nuko uwo mugabo aramubwira ati iri joro rero ryakeye naruse ijoro rihindutse umukara cyane, kandi n'inkuba nyinshi zikubita n'imirabyo irabya, nuko ndatinya amagarika umutima rwose, nuko ndaramye mbona ibicu byiruka vuba cyane birusha uko bisanzwe, maze numva ijwi ry'imanda rirenga, mbona umuntu wicaye ku gicu, ingabo nyinshi zo mu ijuru zimugose, bose bari bambaye umuriro waka.
ijuru naryo ryaragurumanaga, numva ijwi rirenga riti abapfuye nimuzuke muze mucirwe imanza. Uwo mwanya ibitare birameneka, ibituro birasama, abapfuye barimo bavamo, bamwe bishimaga cyane bararamye, abandi bashakaga kwitwikira imisozi ngo bihishe. Maze mbona uwicaye ku gicu abumbuye igitarebo ahamagara abo mu isi bose ngo baze aho ari, ariko umuriro mwinshi uva kuri we wakaga imbere ye ugashyira intera hagati ye n'abagiye gucirwa imanza, mwikwiye gukirwa hagati y'umucamanza n'abarezwe. Numva abakorera uwicaye ku gicu babwirwa ngo nimuteranye urukungu n'umurama n'ibishushungwa mubijugunye mu nyanja yaka umuriro. Nuko uwo mwanya urwobo rudafite akagero rwasamira bugufi cyane bw'aho nari mpagaze, havamo umwotsi mwinshi cyane ndetse amakara yaka n'amajwi ateye ubwoba, kandi barategekwa ngo nimuhunike amasaka yanjye mu kigega. Uwo mwanya menshi barazamuka bajyanwa mu bicu, ariko ngeweho nsigara hasi kandi nshaka kwisha kuko sinabashaga koroherwa n'ubwoba, ariko ntago nabibashije. Nuko uwicaye ku gicu akimanza amaso, nibuka ibyaha byanjye, umutima wanjye undega urudaca, maze ndakanguka. Mukiristo ati niki cyatumye ubitinya utyo? Uwo mugabo ati nuko nibwiraga yuko umunsi w'amateka usohoye nanjye nkaba namwiteguye, ariko icyarushijeho ibindi kuntera ubwoba nuko abamarayika bateranije bamwe bakansiga, kandi nuko urwo rwobo rw'igihenomu rwasamiye bugufi cyane bw'aho nari mpagaze, kandi nababazwaga n'iby'umutima wanjye umana, mwibwira yuko wa mucamanza amanza amaso iteka andeba igitsure. Nuko umusobanuzi abaza Mukiristo ati ibyo byose umaze kubimenya? Mukiristo ati yego nabimenye. Ibyo kandi binteye ibyiringiro, ariko kandi binteye n'ubwoba. Musobanuzi ati ujye rero ubyibuka kugira ngo bikubere imihunda yo kukurya isataburenge, ngo ugire umwete mu rugendo rwawe. Nuko Mukiristo akenyera yitegura kugenda. Umusobanuzi asenga agira ati umwuka wera umufashe abane n'Uwiteka kugira ngo amuyobore inzira ijya muri rwa rurembo rwo mu ijuru. Nuko Mukiristo n'ibyishimo byinshi ndetse kandi n'ubwoba agenda arimba ati hano nahabonye ibingirira umumaro mwinshi cyane by'igikundiro, ibiteye ubwoba nabihishuriwe mu rugendo rwanjye bizankomeza. Niki cyabateye kubinyereka? Mbyibwire mbimenye uko bingana. Shimishwa kandi n'ibyo byiza. Nuko umusobanuzi nshimiye Imana yatumye mura nawe, nshimiye Imana yatumye ikunumaho. Reka tugushimire wowe udahwema gukurikirana Eva TV, kandi wowe wakurikiranye iki kiganiro, ngira ngo hari amasomo menshi mwigiyemo, cyane cyane agufasha muri uru rugendo, cyane cyane azatuma ukomeza urugendo paka ugeze i Siyoni. Tugusaba niba utarakora subscribe uyikore, kandi nanone ukore share usangize abandi ubutumwa bwiza kugira ngo bashe kumenya, kandi like tubone ko twishimiye. Ujya muri comment uduhereze ubutumwa wifuza kutugezaho. Mwakoze cyane, mugira amahoro, Imana ibahe umugisha.